Amutse muzeyi. Aramutse nawe. None usigaye usagamba. Ubu warubyukiye izi saha koko? N'abana mwabayemo. Ubu kushomoka mu gukura he. Haruzindukiye hose birakureba. Ntagaruko nari nkumenyereye muzeyi. Hanyuma se ubundi umuhogo ukubizi. Ufungura ryari ugafunga na ryari. Umuhogo ugira igihe uhagararira gukora. Akose ku buryo wabyuka unywa izi saha? Mbabaye mutwe. Saha koko muri iki gitondo. Zero nakurahi. Yo sinyota n'indogana. Barero ngubwire. Ari abafaramba narakoreye yanjye cyangwa bikureba. Ubundi se ukwiye kumenya ko ndimo kunywa. No umuhogo wanjye mpa. Niba ufite cyangwa urashaka gusoma. Aya ntago njyanywe ibyo bintu. Yo rere. Ese ubundi urarwana ni. Buzubaka. Ubaka. Cyane arubatse ahubwo uzubaka. Igituma nazubaka negiki. Aya ntago wanywa utyo ngo uzubake. Aya. Irire kuko nge narubatse none ngezeho naho nigurira icupa ubwo se uzamara. Nta na gito. Okay. Ubwo se uzagera ku. Segiye ugeni ntawe. Uzayaziga muzayarya muzayarare muzagera. Ese n'uruhe rugero ubutanga? Urugero rwo kunywa? N'uruhe rugero ubuduha? Byukira mu nzoga izi saha. Uzareke kunywa ubwo nyine bizabigira. Niko sha. Ninde wakubwiye yuko umuntu ugura icupa bari mu gusenya? Gusenya nyine. Waruzi n'ikindi? Umugore wamuhaye iposho. Umugore wanjye nagakureba. Umugore wanjye aba Hano bakavuga kuri ngo kubarya. Reka ngubaze ikibazo. Mbaza. Banke nuzizi? Ndazizi nyine. Zitanga amafaranga. Cyane. Kuki zikorera mu nzu zikodesha? Uzakibaza wowe gutaha. Abana. Ujye mubaza ibyo muzi. Saza. Cyamuze. Unkubise ikijambo urampamije. Ngo banki zikora mu nzu zikodesha. Kangende. Reka amafaranga yanjye nyabike hano da. Rubyogo ndamuzi. Wasanga ndangaye akayiba akajya kuyagura ngo zantuze zatingitingi dore ko zikunda. Kusubuhanura ntari buhabone. Reka nyashire ntago abimenya ko arimo. Uramwana ngiri kamubwira guma mu rugo yarambangamiye irambangamira sinakubwira ngo byumve icyambere cyo guma mu rugo yatumye byatangira kunywa igikoma ubu ndajya kwisukira agakoma akambwira nanjye muzane igikoma kirute naho nganywe sha Kada byarambabaje ngiye ntago wapfa kubyumva se Vya mu igikoma mani Ego igikoma vuga ati anywesha ijage Aha Ibintu yarabikoze Chawe na makuru ufite byo byibuka none se mwana reka mwereke urana nsigaye mfite tuntu tw'udushyundo sibyo reba tuno dushyundo urebe kano gahana nk'imitsi yireza urebe none izo prote man sibyo nabiterwa n'iki se kindi bivuze ngo ubungubu viye asigaye abakuza yankozeho agakoma kanjye arakanywa sha nabyuze yeba abawesha ndagukomeje kabisa ahubwo se ko nari nkubwiriyemo hano nta kantu karimo ubunyere ngaha se sha mwana nta kintu twibereyeho kandi mwana ikintu wangira ni kimwe nta kintu kikuvaho n'imbyiro gusa se gutema wowe urabizi banza nazo ubwo zitakikuvaho ahubwo se ndazigira mayi nka uheruka koga ryari uzo wakwirwa wicaye nta cyokere mba nabizi nta hantu mba nagiye bivuze ngo imyaka ibiri yose tumaze mu rugo ntuheruka koga ese nakoga ngiye he mwana ndebera wamushyama kazi mwana nawe n'ibintu biri kunuka kumbe ni wowe oya mwana njye mba mpumura urababaje pe ndi guhumura njyewe goko wowe woga buri munsi ntoga uzacuyuka sha n'akazi kawe n'ucuye kandi utegereje kuzabona umugore aha ntago bizi Miss Rwanda Miss Rwanda uvuze ngo iki nako kamoko kawe
bize bite yewe ese noneho upfunyutse hera ngo banki zikorera ngo mu nzu zikodesha ese ntabyo waruze rero man ubwa mbere byumvise amuseka muri cya gisaza rufendeke cya rufende rakinze rusaza n'urubande cya kindi icupa ryanyweye uzuko zamunyweye mane amagambo kibyutse kimbwira siko kibyutse kinywa ahubwo ugeze amahirwe kuba atagukubise yanagukubita uriya ni musazi kiranye nacyo iki gitondo bibaye amasaha gifite mu bimba ingana itya burya niyo akaraba mu mazi ikintu bisa ijambo ngo kiranayikaraba ngayo ngo mu banki ngo zikorera ngo mu nzu zikodesha iryo jambo niko numva ubwa mbere ngera inje mu matwi imana ese ntabwo wari ubizi mane ibintu ni ubwa mbere ubyumvise aya ni ubwa mbere rinje mu matwi kirankomye niga kitagukoma kirankomye rahise igikoma cyo kirashya ni itegeko se ngo gishye inzara no kuntu inyishe gusa gifite n'isukari ahubwo imyotsi yanyishe ku mwana we kumana mu rugo nayo yari itwishe ubusa iyo tutagira leta kuko ngo iduha aka gakoma no kwihira kumana koko mama nawe yewe tata we bana nyiridu ntaranyita kumana we ayiwe bana we kinitira n'ukuri kw'Imana ntaranyita kumana ko gusa ko n'umuriro uzimye ubaye iki mwana wa ubaye iki kimeretse mu ziko ukimenetse wakamenya aho jejejeje n'ukuri kw'Imana cyara kigo basukora nenejeje wowe narangiza bigatemeneka mu ziko ariko ubu se aho umuntu aba yabikuye mbiyabikura heza sibyo leta yatanze nese umujya ninjye wemerewe kwirirwa inzara inyica buze nuko zigeraho ngo kubete ariko urabeshyira ubusa ntabwo ariko mama wambabariye ni ukuri kw'Imana wambabariye ni ukuri kw'Imana mbabariye yari ibintu byahobagiye ariko rero wajya ntabwo kiba mu Rwanda kingurutse mu Rwanda kirapfundikira wowe wari uzi ko ngo yibera ngo mu macupa usanga ibintu nk'ibyo ntabwo numvaga ibintu nka biriya kitabizi ubundi wowe ubaye mu kirari inkomye nduna mu rutwe ndarwubi mbega igisazi adashaze bana ingeze bite yewe ni sawa umusaza batwirana ariko mani ibintu akisodeka cyangwa wawe akunda ahandi wakicara mani aza kwisodeka mumbaze muti ukunda inkuru ko wayaburetse si inkuru mani nimumbaze muti ibi ni ibice by'amata afashe umwana tugira intungamubiri umwana urwaye bwa kisosi two bamutogosereza none se batuma hari tubise oya baradutogose none se ubwo muri ariko niba umuntu aduhekenye wariyeho nda se harimo impu z'amakara uratetse nta kibazo ubwo ari wowe urashaka inzoga ahaha nari bishaka akunda icupa kubi akunda icupa turakuzi inzoga asuyizanye muti indeze yewe umuvinyo se umuzi ko nanjye muhereza ubundi ubu amafaranga yanjye nashyize hano yaba ari hehe ubu cyacyara nticyaba cyaratwahera ntago mbyumva simbyumva niko rubyogo rubyogo gapfaho uriyeho kavuna umuheto
habagize amafaranga yanjye yari hano ari hehe amafaranga Ii. ese washyiramo warambwiye ninjye wayibikiyemo none wundi tubana se mu nzu ese mama uri kandi urananiye Nkunaniza si iki? urananiye Nkunaniza ninde wamenya igikoma ninde none n'amafaranga yanjye urayatwaye amafaranga ariko gihe ntabwo nigize nyatwara none akaba ari hehe nese wari wayabitse he ninjye wari wayishyiriyemo hano ahangaha wari washyizemo ahangaha muri bibiliya muri bibiliya nese ko hano habamo Matayo na Luka hamwe na Yuda kandi Yuda urabizi neza yuko ari nawe wagambaniye Yesu hejuru y'ibikoto bari bamuhaye nizange Imana mama ntabwo nayajyana urankubita n'ijambo ry'Imana kandi uyu mutipe ahereza padi ariko umuhaye icupa yahita bivamo padiri ati na karisitiya mwaso wizi njanga maze ndaziba kandi buriya ngo nta muntu wibye wa kirisitiya kandi arahereza umutipe afite umuso wasogongera ntabwo nizo nsogongera bizajya Imana rero se ngo kirisitiya ngo mperuka icupa kubona itaratanga uri muvumbya mani hashize imyaka 2 cyabyihora use waba uri muri guma mu rugo nk'iyi ngiyi ivuye none umufuke no mu myaka 2 nabumviriza sinzi ibyo numvise ngo umusaza wabakomye umusaza aragikora waba ikize ntabwo yarahariye ku tipe musubiremo story ngo asubiramo cya gitipe cya gisaza rufendeke cyarubendeke izi saura zirora nawe yase turacakiranye gifiti mu bimba ndatangira ntiriko muzeyi izi saha unywa izi bintu kinkoreye mu magambo kimbwiye hari ibyo kindashe ngo banyizikorera mu nzu zikodesha bari ese ntabyo wari uzi ariko nawe byibaza kugira ngo banki itange miliyoni 100 umuntu ajye kubaka itaje nk'iriya Rubangura uri kumva mani nirangiza ijya gukodesha mani mu gashamburete akumba na salo usange muri shamburete yashyizemo itiyemu sibyebaho mase bibaho mu kuvuga ngo amafaranga yibera muri ghetto none bakirwa bavuga ngo abasore ngo nibo baba muri ghetto n'amafaranga nayo aba muri ghetto amayi nkabo none se amagambo nkariya kiba kiyazi nacyo umusaza ni wa kera mani ntukarebe kuri afite icyo bita inararibonye akongeraho n'icyo bita inararinyoye gishobora kuba kiri muri ba bantu beza wa munani urayise kubaza muri sara ibyo bitaga sarayi buriya ariko mwana ko ubu ngubu kubyara umwana nkawe bimaze iki bimaze iki sura urabona njyewe ndi igicucu uri cyo rwose njyewe ndi igicucu kibi ndetse ku mwana ko arangana nifitiye imbere mwarimu azanyita igicucu na mama nyita igicucu ndanibutse iki hari umukoro bampaye ntigize nkubwira umeze ute mwarimu yari yambwiye ngo mbwire igisekuru cyanyu igisakoro cyanyu uzambwire ko uri umushikazi umva uzababwire ko uri umushi kandi niko kuri uri umushi ngo iki turi abashikazi ubwo nanjye ndi umushi uri umushi nyine niba nyoko ari umushikazi si urumva uri igiki none uri kunyita igicucu mama nyine ubika amafaranga muri bibiliya uzi ko harimo na Yuda nyine igicucu ni wowe nta mushikazi ukira n'amafaranga uri kumva njye wabyaye ko mubi cyane kirampubagije reba rufende kibishwe n'inzoga ijambo ambwiye mwana nimfite gahunda ako se mwana mwari mwanyambariye ingofero mwenyine ariko nanjye ntabwo Yesu usigaye wubaka mani uzi ko ikintu gifite isatiye mani ntabwo nafite style sha uzi ko tubana hano mu nzu mbona yabyutse mu gitondo aragenda akaza avuga ati bampembye 2 abona n'imyaka yiwe ntabwo iramwemerera gukora 5,000 by'umuyede hebe bamubariye sha burya buri gusaha amatafari ese ranga utikaranze wakora iki amayi nkabo ako nubwo kiyakura kigira amarira kigira amarira bizajya ukaba wanarimenya nimba yana gahunda se niyi gahunda ni ukwiriza ewe niyo gahunda igezweho ubuse ubundi urarira 2021 ni ukwiriza urarira leta yatanga akawuka gafata yatanga igikomo kagifata yatanga umucero ukawufata ahaha uzi ikindi bongeyeho ubu bashyizeho n'amata y'abana ikibazo ahubwo ni uko twe tutabyaye genda cyari n'akana urakoze nugume mu byanyu ngiye byanyu sinabishobora gendere sha n'ubundi turakuzi ubundi wasinziriye we ntapfa polisi